Shimwa Yesu, shimwa gitare cyacu. Iyo tubyutse mu gitondo tukabona bukeye, wanyuranyije ijoro tukabona mwami ubuntu bw'umunsi, tukabona umunsi, tukumva inyoni ziririmba, tukumva inyoni zijwigira, tukareba hanze tukabona umucyo, tukabona izuba rirashe. Yo turanezerwa iyo turebye ibiti byizunguza, umuyaga unyuramo. Turagushima, ibyo byose bitwereka imbaraga zawe, kuko uri Imana inyuranye ibihe. Iyo tubonye uhinduye ibihe, ukavanaho ibihe by'ubukonje ukazana ibihe by'ubushyuhe, ibyo bitwereka imbaraga zawe, bitwereka ububasha bwawe, yo bitwereka ubushobozi bwawe bwinshi, bitwereka ubuhangange bwawe. Ibyo nta muntu wabikora, nta muntu wagenga ibihe ngo bimukundire. Buri wese yabijyana uko ashaka, uzinduka akabizindukana, akavuga atazinduke, ugenda buke akavuga ati habigende buke, ariko wowe warabiringanije. Tukagendera muri byo, tugakorera muri byo uko wabigennye, uko wabisizeho, uko wabiremye, uko wabitegetse. Turagushima, ndagushima, ndagushima. Turagushimiye mwami, waturindiye aho turi, warinze imiryango yacu, warinze inshuti zacu, warinze abacu, abana bacu, imigisha waduhaye, waturinze, uduhaye kubyuka amahoro. Himbazwa. Kuramburiye amaboko mwami niwubahwe, kuramburiye amaboko Mana itanga ubuzima, kuramburiye amaboko ni wowe Mana itanga urubyaro, muramburiye amaboko ni wowe Mana ihoza abarira, muramburiye amaboko ni wowe Mana inyuranye iminsi n'ibihe. Ibihe bibi ukabihinduranya, ukazana ibihe byiza tukamira umwuka. Ibihe mwami iminsi mibi ukayikuraho, ukazana iminsi myiza tugaseka, tukuzura umunezero. Ibihe by'induru Yesu uzabarasana, ukabikuraho intambara ukazisoza, ukaduha kwicara mu mahoro, ukaduha kwicara mu ituze. Shimwa, shimwa, waremye inyanja, waremye inzuzi n'ibiyuzuye. Shimwa, ni wowe ubikora, ni wowe ubikora mwami, ni wowe ubikora. Nta wundi wabikora, nta wundi wabikora mwami. Nta wundi wadusukira amazi mu bugingo, tukongera tugahembuka, tukongera mwami tugatoha, tukongera tukuzuzwa, tukongera tugasubizwamo imbaraga. Nta wundi waduhembura, ntawe mwami. Ni wowe uzuvubira imvura y'umugisha, imvura ikagwa, tukabona umugisha mu mwuka no mu mubiri, tukabona umugisha mwami wo mu mwuka n'uw'ibifatika. Turagushimye kumanura imvura yo mu mwuka, ukamanura imvura yo mu mubiri, bityo tukagubwa neza. Ni wowe Mana ibikora, ni wowe Mana ibikora, ni wowe mwami nyir'ububasha bwose, nyir'ubushobozi bwose. Ushimwe, ndagushimiye Mana. Niwubahwe hafi na kure, niwubahwe n'ibyo waremye, niwubahwe mwami n'abantu bawe, niwubahwe papa, niwubahwe kubw'imbaraga zawe n'ububasha bwawe n'ubutware bwawe. Haleluya, haleluya, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana, Yesaya 45 2-3. Haravuga ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma, nzabicamo kabiri, nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka kuguhamagara mu izina ryawe, ko ari njye Mana ya Isiraheli. Amen. Uyu munsi ni isezerano ry'umunsi, ni ibyo Imana itubwiye, idusezeranije izadukorera. ngo nzakujya imbere ahataringaniye iharinganize. Reka usenge uyu munsi ubwira Imana ngo Mana unjye imbere ahataringaniye uharinganize. Ubwira Imana ngo Mana menagura inzugi z'ibyuma n'iz'imiringa. Wongera ubwira Imana ngo Mana n'ibihindizo by'ibyuma bicemo kabiri ibyari byaratubujije gutambuka. Dusenge tubwira Imana ngo uyu munsi Imana tujya imbere, iki cyumweru tujya imbere, buri saha y'uyu munsi utujya imbere, utugenda imbere,
ugenda unesha, ugenda utegura imitego, ugenda ukuraho, tugenda imbere, ugenda utuvugira, tugenda imbere uhindura iby'abana n'abantu bari barasizeho, uhindura iby'inkozi z'ibibi byasizeho, utugenda imbere uduha imbaraga iz'umubiri n'iz'umwuka, utugenda imbere amaso yacu abone, tugenda imbere tubashishwe gukora byose, tubashishwe nawe, ngo nzakujya imbere kuri kabiri, ahataringaniye mparinganize. Uri Imana iringaniza ibintu, tubwira Imana ngo Mana aringaniza ibyari bitaringaniye mu buzima bwacu, biringanire. Aho twari tudindiye biringanire, twihute. Aho twari tunaniriwe biringanire. Imana itwusukira izindi mbaraga. Aho twazamukaga uyu munsi tugasubira hasi, Uwiteka biringanize. Aho tutabonaga inzira, Uwiteka aringaniza akuremo inzira. Kandi ngo nzamenagura inzugi z'imiringa. Hari inzugi zari z'imiringa ziri imbere yacu zikinze. Izo nzugi z'imiringa Uwiteka nazimenagure dutambuke. Izo nzugi z'imiringa Uwiteka nazishikuzemo, nazivaneho, adukingurire, utazongera umuryango utazongera gukingwa mu izina rya Yesu. Ngo n'ibihindizo by'ibyuma uzabicamo kabiri. Tubwire Uwiteka ngo bariyeri zose z'ibyuma, ibihindizo byo bari barakingishije inzugi ngo tutinjira, yaba ari ijambo bakingishije, yaba ari ibyo bakoze bakingishije, yaba ari ibyari bitwitamye, yaba ari abadayimoni, abazimu n'abazimukazi, yaba ari ingabo z'ikuzimu, yaba mu bwoko bwabyo byose, ibyo bihindizo byari biriho by'ibyuma, mu gukomera kwabyo kose Uwiteka nabicemo kabiri, dutambuke, nabicemo kabiri, bitabwe mu muriro. Ngo nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe. Hari ubutunzi Uwiteka duhishiye, hari ibintu Uwiteka atubikiye, ibyo bintu abiduhe. Tubwire Uwiteka ngo duteze ibiganza Mwami, uduhereze ubu butunzi, ubuduhe. Dukeneye gutunga mu mwuka, dukeneye gutunga mu mubiri. Ngo nzaguha ubutunzi buri mu mwijima buhishwe. Hari ubutunzi Data dufitiye ahantu hiherereye, ngo kugira ngo umenye yuko ari yo Uwiteka. Hari ibyo tutarabona, yewe hari n'imigisha y'Imana tutazi, hari ibintu tutarahishurirwa, hari ibyo tutarageraho. Ariko iki ni igihe cyiza cyo kubwira Uwiteka ngo Uwite, ni wowe wenyine gusa wantungisha. Bwira Imana ngo Mana ntungisha. Imana ni Imana idutungisha. Ingororano z'umukiranutsi mu migani ni ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Ni ukuri gukena bibaho n'abakene babaho, ariko Imana ituvugaho no gutungishwa nayo, no kugirirwa neza nayo. Ubwira Imana ngo Mana wongere untungishe. Ubwira Imana ngo Mana wongere ufungure inzira ntunge. Yesu yongere afungure, utarigeze gutunga, ariko bwo kumenya Yesu akagutungisha, mu mwuka akadutungisha, mu mubiri akadutungisha. Byose ajya abikora akadutungisha rwose, akatuzamura, akatuvana hahandi hasi, gakemura ibyo bibazo twari dufite byari bikeneye gukemurwa biciye muri ubwo butunzi. Yesu akatwigaragariza kandi akatugirira neza, akabikora mu mbaraga ze, ahantu hiherereye. Nukuvuga ngo ni ibintu bitazwi, ni ibintu bitamenyerewe, ni ibintu abantu batazi, ngo kugira ngo tumenye yuko Uwiteka ari uduhamagara mu izina ryacu. Ni ukuri Data wa twese abisohoresha umwete ku buzima bwacu, tubisengeremo muri uyu munsi. Tubwire Imana ngo Mana wowe wimenyekanishe, tukumenye kubw'imbaraga zawe n'imirimo yawe ikomeye, ibyo ukora kugira ngo dutungishe, ibyo ukora kugira ngo umenagure inzugi z'ibyuma, ibihindizo bicemo kabiri mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yacu urayazi, kuko ngo ndi Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, kandi Uwiteka ni we Mana ya Isiraheli. Imana agire neza Isiraheli, natwe abacungujwe amaraso ya Yesu Kristo, na Yesu Kristo ku musaraba, natwe ajya tugirira neza, ko natwe turi ubwoko bwe, natwe turabaraganwa na Kristo. Ibyo Imana itunze natwe tubifite uburenganzira. Tumubwire Uwiteka ngo turi hano, ubugingo bwacu ntubuhiteho, ahubwo n'ubugingo butungishe, n'umwuka wacu butungishe, kandi no mu mibiri mu buryo bw'ibifatika, naho dutunge tugubwe neza, tuba amahoro. Abiringiye Uwiteka ntacyo bakena. Iryo ni ijambo rye, Umwami ahimbazwe. Reka dusenge Imana. Papa ndagukunda,
uri Imana nziza, uri Imana idutungisha, uri Imana igenda imbere yacu, ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Ndasenze Mwami uyu munsi, jya imbere yanjye, jya imbere yanjye Mwami, jya imbere yanjye umurikire, jya imbere yanjye ukore, jya imbere yanjye shinga aho ushinguye, jya imbere yanjye Mwami umburanire, jya imbere yanjye Mwami usobanura uwo ndiwe, jya imbere yanjye Yesu, jya imbere yacu Mwami, iki gitondo jya imbere yacu, jya imbere yacu Mwami udutabare, jya imbere yacu twiyereke, jya imbere yacu tuvuguruza imigambi ya nkozi z'ibibi, jya imbere yacu Mwami turindwe, jya imbere yacu Kristo turakwifuza, jya imbere yacu, jya imbere yacu kuko n'ijambo ryawe rirabivuze ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Jya imbere yacu Mwami, ringaniza ibitaringaniye mu buzima bwacu, ringaniza ibyari nk'imisozi, ringaniza ibyari biduhagurukiye, biringanize ibyatuzutaguzaga, biringaniza aho twazamuka bikaba ubuzima bwacu bakaba bumeze nka pandatere, muko ejo twaguye, ejo twabyutse, ejo twazamutse, ejo twamanutse. Mwami ringaniza ibyo bintu, tugendere mu mahoro, tugendere mu ituze ryawe. Ringaniza Yesu, ringaniza. Oh haleluya Mwami, turasenze Mwami, tukwinginga, turaguhendahenze Papa, menagura inzugi z'imiringa, zimenagure Mwami, zimenagura aya masaha, ibihindizo by'ibyuma bicemo kabiri, izi nzugi z'imiringa zishyizeho igihe kirekire tukabura aho dutambukira, zikinzwe igihe kirekire tukabura icyo dufata n'icyo tureka, zikinzwe igihe kirekire zigatuma tudindira. Ariko Uwiteka wowe haguruka Mwami, haguruka, fata hari inkoni yawe, ya nkoni yawe indi ngabo nini ntoya, haguruka Papa, haguruka umenagura izi nzugi, haguruka ibihindizo by'ibyuma byari bikingiye izi nzugi, ibihindizo basizemo ngo tutazinjira, ibihindizo by'amagambo, ibihindizo by'imivumo, ibihindizo by'abantu, ibihindizo by'ubwoko bwose bari barakoresheje. Iyi miryango y'ibyiza tutayinjiramo, iyi miryango y'ibyiza tutayibona, ibyo byose Mwami bikurweho, ibyo byose biveho, ibyo byose bihanagurwe, ibyo byose birangire, ibyo byose Yesu. Oh Mwami mwiza, yo Data wa twese, ibi bihindizo birangize mu buzima bwacu, ibi bihindizo bibirindure, ibihindizo bikureho mu mbaraga za Yesu, mu maraso ya Yesu. Data wa twese mwiza, tugarukeho. Data wa twese mwiza, bimenagure. Data wa twese mwiza, nibive mu nzira dutambuke. Data wa twese mwiza, duha umugisha, duha ubutunzi aho buhishwe. Yesu, kingura umugisha wo gutunga, kingura umugisha y'imikorere yacu, dutungishijwe nawe. Kingura iyi migisha nk'uko wayigambiriye, kingura iyi migisha nk'uko wayigennye, kingura iyi migisha Mwami, mu bubiko bwawe Uwiteka, kingura, maze izina ryawe ryubahwe mu buzima bwacu, izina ryawe rimenyekane Mwami, amazina yacu yabone, amazina yacu amenywe nawe, ko Uwiteka ari wowe Mana yacu, Uwiteka ari wowe Mana ikingura ibyari bikinze, bimenyekane mu buzima bwacu, ko Uwiteka ari ushyiraho ndetse agakuraho. Urakoze Kristo, turagushimiye Mwami, icyubahiro kibi cyawe none n'ibihe bidashira. Amen. Shalom, umunsi mwiza. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Mwibuke gukora subscribe cyangwa se sabone, unasangize n'abandi, ugira abantu byukije basenge. Ni byiza gusenga, ugira abantu ubwiye Yesu, ugire n'abantu ubwiye Yesu bihane, bave mu byaha, be gusinzira ibitotsi by'ubupfu, ahubwo bamenye Kristo, bakanguke mu mwuka no mu mubiri. Shalom.